yari inzoga ubwo wavugagamo kikagira nayo bahakuye inzoga bita inkangaza ni nk'umutsamba cyangwa inturire inturire ahubwo ari ikigage cyabaga kirimo ubuki ariko cyengetse ukuntu cyabaga kimaze igihe giteretse ahantu ukagitura mbese umuntu w'umunyacyubahiro niko twavuga ntabwo wabaga ni 3 ninjiye mu mujyi wa Kigali muri 78 uje wizanye ndabiri ni ukuvuga ngo tumene habi ni nko kuganira gushyigikira ikiganiro mugiye kuganira ubundi gakombe wihangane ubundi ni ugushyigikira ikiganiro mugiye kuganira mugiye kumena habi ibyo mugiye gukora mugiye kumena habi mbese ikiganiro mfite unshyigikire gaturwa bakazana umusogongero bakakubwira bati kuramo icyo washyizemo wayizanye we wayijyanye kuramo icyo washyizemo bakishyira uyisogongera kugira ngo bataba wanabaruse kuramo icyo washyizemo ni nka kwa kundi ni nka kariya kantu ko ku buzima bwacu bahondanyaho ibirahure kugira ngo wanywa se ku giti cyawe ntawe uragiriza dakama ntawe uragiriza dakama twongeye kubasuhuza mwe mukurikirana Daily Dits umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro tubagezaho kandi tubashimira ku rukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku wundi nongera kubashishikariza kuba mwakora subscribe, like na comment mukabikora byose kugira tubane umunsi ku wundi nagusuhuje uri iruhande nakuwe suhuza kameramani uno munsi nigiriye ku buhanga bwa kamera byahindutse uno munsi rwose ntabwo turi twenyine nanone kandi ntabwo turi twenyine natita ku gicumbi cy'abiri ntabwo turi twenyine dufite umuntu mukuru n'umusaza twamuzanye kugira tuganire bavuga yuko burya utaraganiriye n'abakuze ntabwo amenya icyo bazi utaraganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze rero bivuze ko mu basaza hishemo ibanga reka rero tukwakire hano ni ku gicumbi cy'abiri naho tuganirira tukishimira tugaseka tukanashimisha abadukurikira mbere na mbere rero urabanza twibwire twe twarivuze buriya nubwo uri inshuti yanjye ntabwo mnariza amazina yawe yego jewe nitwa Mushumba Augustin okay navutse muri 63 ubwo ni 62 nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge arayiriye 63 harimo imyaka myinshi arayiriye ukavukira isaha ubundi mvukira ahantu bita mu mayaga byahoze ari komine Butare mu mayaga kandi mu mateka haravuga cyane ubundi tukaba twari duturanye n'ibwami babita Imwima na Mushirarungu Imwima na Mushirarungu urumva ko njyewe papa wanjye menye ubwenge yari umuhakwa ibwami aturamuki yari umuhakwa ubwo ni ukuvuga ngo nawe yageragayo yigereragayo hari umugabo witwaga Seminega iyo y'inzoga ubwo wavugagamo kikagira nayo bahakuye inzoga bita inkangaza ni nk'umutsamba cyangwa inturire inturire ahubwo ari ikigage cyabaga kirimo ubuki ariko cyengetse ukuntu cyabaga kimaze igihe giteretse ahantu ukagitura mbese umuntu w'umunyacyubahiro niko twavuga ntabwo wabaga wayinywa se ku giti cyawe
nawe uragiriza dakama nawe uragiriza dakama aramuturaga nawe ukwigenera igeno ryawe kuko ntabwo watara ngo utange yose kuko niyo wamuturaga wageragayo ugaturwa bakazana umusogongero bakakubwira bati kuramo icyo washyizemo wayizanye we wayijyanye kuramo icyo washyizemo bakwishyira kuyisogongera kugira ngo bataba wanabarose kuramo icyo washyizemo ni nka kwa kundi ni nka kariya kantu ko ku buzima bwacu bahondanyaho ibirahure kugira ngo niba hari uwaroze undi imenekemo. ni ukuvuga ngo iyo wamaraga kuyisogongera ukuyemo icyo washyizemo wabaga uhaye uburenganzira uwo wayituye ndabyuba nawe yasoma cyangwa agaha n'uwo yatundiye cyangwa se wenda n'umuturanyi biremewe ubwo ukaba umweretse yuko nta kibazo iryo turo wamutuye ko ryujuje ubuziranenge ariko twavuga ngo ati humura ntacyo humura ntacyo byo birumvikana haciyeho imyaka myinshi urumva muri 63 kugeza iyi saha ni igihe kinini cyane oya shara muzehe ahoza avuga ku kantu kabiri hari abantu bari igihe bambaza ngo abiri ngo igisobanuro ngo cyabiri ngo abiri ubundi muzehe tubwire abiri byabaga bimeze gute ko natwe uko tubikeka atari ko biri ubundi abiri byari iki ubundi abiri ni ukuvuga ngo tumene habiri ni nko kuganira gushyigikira ikiganiro mugiye kuganira ubundi gakombe wihangane ubundi ni ugushyigikira ikiganiro mugiye kumena habiri ibyo mugiye gukora mugiye kumena habiri mbese ikiganiro mfite unshyigikire kugira ngo twakoraga amakosa twakusutse habiri ariko nta kintu twigeze dusukiraho tuvuga ati turi gusukiraho iki kintu turi gusuka habiri turi kumena habiri ayo ni amande nzayamuca wenda nubwo utayamuca uriya ni ukuvuga ngo uko tugenda tugira ibiganiro tugira nawe ntabwo ariho bitewe n'igihe agezemo kumena habiri urumva ko birajimije cyane bisirimo noneho ni ukuvuga ngo we ahagereje ntiyabifataga ko ariko bikwiye nta kosa yakoze ahubwo buriya ni ukuvuga ngo yari arimo kwiga ubumenyi cyangwa kwiga ariko nanjye kugira ako gatekerezo ijambo ryo ryariho abiri yahozeho ariko byo yari ari kwiga nanjye ubu ndizi kuko ubu nagenderaga ku gitekerezo cye urumva ariko ubu nanjye ndamenye cyane ari nacyo kintu urumva niwo mumaro wo kuganira cyane n'abasaza ubwo nk'umuntu uba utarakora subscribe cyangwa like ntago ari ubuntu bibi so rero ubwo ngubwo hari ikindi kintu ngiye nifuzaga kukubaza dukomeza tuganira ariko ntago ari kuvuga ngo ndakubaza ibibazo byinshi ariko ndajya ngira nkubaze hari ahantu mba numva nyine nshaka kubaza buriya iyo tuganira turanunganirana nanjye nubwo mvuze hari ibindengaho nanjye mba ntagumye ngo mbibike ndetse ubwonko bwacu buriya ngo najenda harimo akagucika bitewe n'uko n'igihe wenda wari ufite ibibazo bigenda bikubera inzitizi ariko ubundi cyane ntabwo turakuramo twibukamo cyane ibyo nanjye ndabyumva njye rero burya twaganiriyeho mbere mbwira yuko ntabwo nyine wowe uyu munsi
byarankanze ndavuga ati umusaza ari mu mujyi gusa ari gukora iki bimeze bite ubundi story yawe imeze gute rwose ubundi waje bigenze bite yewe naje waje gushakisha wari ufite imyaka ingahe yewe nageze i Kigali mfite imyaka 13 ninjiye mu mujyi wa Kigali muri 78 uje wizanye ku giti cyawe naje nkurikiye umuryango nari nararerewemo kugira ubundi akenshi nabaye nk'umuntu w'imfubyi cyane uti kuki ushatse kuvuga kwabaye imfubyi njyewe menya ubwenge nabisanze mbana na data na muka data umenya ubwenge ariko mama wanjye yaratandukanye na data ntabwo nigeze mbanirwa neza na muka data muka data yarangoraga cyane akanshyira no ku nkeke yuko ari jye mwana mubi byashimishije kuko nabonaga ko muka data mu minsi mike ushobora kumfata nabi nkaba nahaburira n'ubuzima ko ijisho ryampaga ko nta rukundo nabashije kujya mba mu miryango mbese yagiranaga isano na data muka data ntibimushimishe akumva ko naza nkaba ingaruzwa mu bitugu akubitwa nkakora uburetwa nkabyemera data nawe yabimubwira akumva ko ibyamubwiye nkaba ari jyewe uba ikigo cy'umuryango data nawe akabishyira arasaza yibera mu buzima asigarana na ba bakobwa be ubwo nabo amahirwe yanjye ntabwo bakunze kunyumvamo banshyize iruhande ya nzu twabagamo barayigurisha urumva barambwira bati rero umukecuru mwabonaga arapfuye kandi inzu mwabagamo nta kuntu igomba kuba aha ngaha nta muntu uyibamo iragurishwa cyangwa ikodeshwa bahisemo kuyigurisha ubwo ngewe njya mu yindi miryango iruhande aho ngaho iranyakira ariko inyakiriye mu buryo bw'uko ngomba kubana nabo nk'umuntu ugomba kuba mu nzu bampaye kera uzi yuko umuntu yakoraga ibyo kubamo ugakubwira ati ariko nubwo nta bukode ufite ushobora kuzajya utanga no mu cyaro hari igihe bijya rimwe mu cyumweru uwo mubyizi rero wo kuba muri iyo nzu ni nko kuvuga ngo barambwiraga bati amazi agomba kubura ariko ugomba kujya uduha amazi buri gitondo ukajya mu kandi kazi udusigiye amazi Kigali niyo yarakomeye icyo gihe inzu barayimpaye nyibamo nanayishakiyemo maze kuyishakiramo nyibyariramo ubwo ayo mahirwe icyo gihe yo kuvuga ngo iyo nzu ndimo nari maze kumenya ubwenge nza gukorera ahantu bitaga muri karitsiye komerisiyare hari umusore wankundaga cyane yarambwira ati uzajya utera utubashije ubwo ni nko kuvuga ngo yaracuruzaga uterura agakarito k'isabune uterure utuntu ubashije ariko nari maze kuba n'umusore nk'ipima numva ubu mbaye nk'umukarani yego w'icyo gihe niko byagenze Imana iza kumpa n'amahirwe nza gutoragura amafaranga ibihumbi bigera nko ku 125
y'icyo gihe yari menshi, ari menshi cyane. yari menshi cyane. Mbwira databuja rero, yewe Imana yampaye amafaranga ariko ntabwo ndetse akazi ngiye kutubyaza umusaruro. Nibyo rwose. nawe ntiyabyanga. Arambwira ati wadukuye he se? Niba Imana yaranyibutse nuko mbona inyeretse amafaranga sinayakoreye ariko yarayampaye umugisha wo kuyatora. Icyo kintu ni kizima nawe ugeze yakoresha turebe. Atari ko sinkwirukanye mbwijije ukuri ntunyibye igihe washakira ujye uza ukore. ntabwo ntawe uri uwa hano. Yego. Icyo gihe amafaranga kugira ngo uyabyaze umusaruro kwari ugucuruza inzoga, amafaranga nk'ayo